Mana turagushimye kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'icyubahiro cyawe. Urakoze mwami Imana, twifatanyije n'isi muri rusange tuyisengera, by'umwihariko dusengeye igihugu cya Israeli umugisha, nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo uzifuriza Israeli umugisha uzamuha umugisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Banteze amatwi kandi abarimo kumva no gukurikirana audio kuri iyi gurupe, ndagira ngo mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Muri kumwe nanjye Pastor Satade Ntambara Innocent, tugiye kubonera hamwe no kuvuga ku mateka ya Israeli. Iyi audio nari buyikore ibice bice, ariko kubera ko abantu benshi bansabye ubushize ko nayigira imwe, kugira ngo n'uwifuza kuyoherereza umuntu uwo ari we wese ibe ari ashobore kuyikurikirana ari imwe, murihangana iraba ndende. Nk'uko maze kubibabwira, nitwa Pastor Satade Ntambara Innocent, nkaba nyobora umuryango mugari witwa Successful Christian Ministries mu Rwanda. Hano ukaba ufite insengero zikora uyu munsi zigeze muri enye. Nkaba narasuye igihugu cya Israeli inshuro zigeze muri 24, kuko ubusanzwe ku banzi ntegura amagurupe ajya gusura igihugu cya Israeli, ndetse iyo dusuye Israeli dushobora kumenya amateka yayo menshi, ndetse tuba turi kumwe n'abagide. Bimwe mu byo mugiye kumva muri kano kanya ku bijyanye n'amateka ya Israeli, bimwe nibyo dusoma muri Bibiliya, ibindi nibyo abagide batubwiye, ibindi nibyo niboneye amaso ku maso. Tugiye rero kuvuga ku cyitwa Israeli. Ngiye kubabwira ibice nasuye cyangwa dusurayo tugezeyo. Nyuma yaho ndaza kubabwira nanone ibihugu bikikije Israeli, tugira icyo tubivugaho. Ubujyanama bwose watanga kuri iyi gurupe buremewe kandi bwakwakirwa, n'inyunganizi watanga ku bijyanye n'amateka ya Israeli kuri wowe uyazi. Israeli ni igihugu gito cyane, mu buryo gishobora kuba abaturage bakirimo batangana n'abaturage bari mu gihugu cy'u Rwanda. Israeli ahanini ikaba igizwe n'imisozi, umuntu yavuga ngo imisozi y'ubutayu, ikongera ikagirwa nanone n'imisozi myinshi itandukanye kandi miremire. Israeli rero ni igihugu nababwira ngo igihugu gishobora kuba, ubwo twabonanaga n'umugide yatubwiraga ko ubwoko bw'abayuda burimo amoko atandukanye ariko babarizwa mu bayuda. Abayuda bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye by'isi, bari muri iriya miryango 12 y'Abisiraheli. Yatubwiraga ko bashobora kuba ari abaturage miliyoni hafi enye n'igice. Hanyuma Israeli yose ikaba irimo miliyoni zirengaho gato 8. Miliyoni 8 z'Abisiraheli, ni ukuvuga miliyoni 3 n'igice nibo Barabu batuye imbere muri Israeli. Hakabamo n'abandi banyamahanga bavuye mu bihugu biri hirya no hino bajya ku mugabane wa Aziya mu gihugu cyo muri Israeli. Israeli tugikomeza kuyivugaho, nk'uko mbabwiye, nasuye Israeli inshuro zigeze muri 24. Israeli ikaba nanone ndi bwibande, nyuma yo kuvuga ku mateka yayo, reka mbabwire ibice twashoboye kujyamo. Ibyo nibuka nababwira mwebwe abateze amatwi kino kiganiro cyo kumenya amateka ya Israeli kuri ino gurupe.
tugenda ubwa mbere twururikiye ku kibuga kinini, ikibuga kinini gifite isuku cyubakitse neza, kandi gifite imiryango myinshi y'abacinjiriramo ndetse n'abagisohokeramo, y'abagisohokeramo n'abacinjiramo. Isiraheli ikaba nanone icyo nakubwira nakumenyesha ni uko Isiraheli nk'uko nari maze kubibabwira, ikibuga cyayo cy'indege ni ikibuga kinini kigari, aho indege zigwa ndetse n'aho aho cyubakiye abagenzi, aho bategerereza ndetse n'aho binjirira. Ni ikibuga kinini rwose gifatika. Iyo ugereranyije ku bibuga nashoboye kugeraho nk'ikibuga cya Johannesburg muri South Africa, iyo ugereranyije ku kibuga cya Cairo, iyo ugereranyije kuri airport ya Addis Ababa, iyo ugereranyije kuri airport ya Istanbul muri Turkey, ndetse ibibuga byo muri East Africa, Kenya, u Rwanda, Uganda, ndetse n'u Burundi, ibibuga nashoboye gukandagiraho ndumva ari ibyo, ariko Isiraheli rwose iraruta izo airports zose mvuze mu bunini. Isiraheli rero tumaze kururikira kuri icyo kibuga cya Isiraheli cya Tel Aviv, kuri iyo airport, ubwo twashoboye gusura ibice bitandukanye ari by'ibi bikurikira. Twasuye umusozi wa Karumeli. Karumeli ni umusozi abawuzi, hari amateka ajyanye n'aho Eliya yakoreye umuhigo ari kumwe n'ababahari, ari kumwe n'abo yahiganaga nabo, abahanuzi ba Bali. Karumeli nanone ukaba ari umusozi uriho university nini cyane ikomeye ku rwego rw'isi, ndetse iyo university batubwiraga ko ari zimwe muri university ku rwego rw'isi zigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Kuri iyo Haifa hakaba hariho umujyi mwiza utuje, aho ushobora kuba ureba inyanja nini cyane bita inyanja ya Mediterane. Nanone ni umujyi, uwo mujyi uri ku musozi hejuru wa Tel Aviv, wa Karumeli. Akaba ari umujyi abantu bubaha kandi ngo abakire bo mu gihugu cya Isiraheli bakunze kwifuza guturaho. Ndetse hakaba hari n'umusozi mwiza uriho indabo zitatse ubwiza bw'indabo bw'urusengero rw'ababahayi. Munsi yaho niho ushobora kureba nanone umujyi wa Haifa. Ubwo uba uvuye gato ku aho bita Tel Aviv. Isiraheli twashoboye gusura umurwa wa Nazarene. Nazarene ni umurwa cyangwa umujyi nanone ubona ko urimo ibice bibiri, harimo icyo bita Lower Nazarene cyane n'icyo bita Upper Nazarene. Ni ukuvuga uwo mujyi hari aho agace abayuda aho batuye ndetse n'abarabu aho batuye, hakabaho ubusozi bubiri bw'ingenzi cyangwa imisozi ibiri y'ingenzi. Umusozi umwe naho Mary na Yosefu babaga mu rugo rwabo, ndetse bugufi bwaho hakaba hari iriba cyangwa isoko, aho Mary yabwiriwe amagambo ko azatwita inda y'umwana w'umuhungu, izina rye akaba yitwa Emmanuel, ariwe Yesu Kristo. Nanone iyo ugiye kureba muri uwo mujyi wa Nazareni, hakaba harimo agace k'umusozi muremure rwose muremure, bavuga ko bari batwaye Yesu kugira ngo bamusunike bamukubite munsi y'umusozi, ariko abanyura ku mwanya, mu myanya y'intoki, rwose ntago bashoboye kumubona. Tuvuye Nazareni twasuye umujyi witwa Nayini. Nayini ni umujyi nanone cyangwa umurwa ubonekamo muza abasomyi ba Bibiliya, harimo umwana w'umupfakazi Yesu yazuye.
Tuzamutse gato kuri uwo mujyi wa Nayini nanone nibwo tubona umusozi witwa Taboro. Uwo musozi wa Taboro nta mabisi ashobora kujyayo, hajyayo gusa imodoka zabugenewe zizenguruka uwo musozi muremure. Ubutumbagire bw'uwo musozi ushobora kuba uruta cyane mo Kigali ku bazi u Rwanda cyangwa Jali, ariko wo ukaba mbese umeze nk'akagina ukuntu urazamuka, ariko bagiye bawucamo amayira ndetse bisi z'ubukerarugendo zidusiga hasi tukazamuka muri ubwo buryo bw'ayo mamodoka. Kuri uwo musozi mu mpinga zawo niho Yesu yazamutse n'amaguru gusa, agerayo hejuru aho yasengeye. Abazi amateka yaho nuko Yesu yasengeyeyo isengesho, ndetse abigishwa niho umwe muri bo wavuze ngo reka duce ingando eshatu, imwe yawe, indi ya Eliya, indi ya Mose. Twashoboye gusura nanone Yorodani. Yorodani ni umugezi Yohana yabatirizagaho abantu, ariko nanone ngo bazaga bihana ibyaha byabo. Kuri uwo mugezi iyo uhageze hari amayobere abiri ushobora kwibaza ngo nihe, kuko hari aho hari umugezi umwe bavuga ko ariho Yohana yari ari, hakabaho n'ibatirizo, hose barahabatiriza. Hakabaho rero n'ahandi hantu hatunganyijwe cyane cyane nanone hari iryo batirizo, nanone abandi bakavuga ko ariho yari ahagaze. Icy'ingenzi, umugezi wa Yorodani ntabwo wigeze uhinduka, wabatiriza hamwe wabatiriza ahandi nta kibazo, ariko hari agace kamwe kegereye uruhande rwa Kingdom Jordan, nawo hari ibatirizo, ariho bavuga ko Yesu ariho Yohana yabatirizaga, ndetse na Yesu akaba ariho yabatirijwe. Hakaba kandi gace rero karimo ibatirizo ry'aho nanone ahagana aho mazi ahaturuka y'umugezi wa Yorodani, bugufi y'imisozi ya Badani, usa nk'aho werekeza mu gihugu cya Libanoni, bugufi y'igihugu cya Siriya. Nanone dushobora gusura umujyi witwa Yeriko. Yeriko ni umujyi tubona mu mateka ya Isiraheli, ariko uyu munsi ukaba uri mu gace kabitwa Abapalesitina. Yeriko, abazi amateka yaho, niho Abisiraheli bazungurutse, bahazenguruka inshuro zigeze muri inshuro 7, umujyi wa Yeriko wikubita hasi. Nanone ako gace nk'uko nari maze kubibabwira kari mu gace kitwa Palestina, zoni itari mbi cyane ariko nanone mbi. Impamvu mvuze ngo mbi ni uko ikontororwa n'Abapalestina, ariko ubwigenge bakabuhabwa n'Abisiraheli. Nibo bashobora kubategeka uko bari bunywe n'uko bari burare, iterambere ryose rituruka ku Bisiraheli. Hanyuma ushobora kumbaza ikibazo ukibaza ngo Isiraheli mujyayo gute? Reka rero aho mpagusobanurire. Nuko Isiraheli hari agace kari muri West Bank, ako gace kakaba karimo ahabarizwa Yeriko, nko mu misozi ya Samariya imwe n'imwe, mu bice nk'umanuka urenzeho gato Sodomu na Gomora, usa nk'uwerekeza Irati ndetse za Betelehemu. Ibice byinshi bimwe na bimwe usanga kimwe kiri ku ruhande rwa Isiraheli, ikindi ugasanga kiri muri West Bank, ariho Abapalestina batuye. Iyo ugiye kureba amateka ya Isiraheli nuko Abapalestina n'Abisiraheli, iyo ugiye kubikurikirana neza usanga bose ari bamwe. Rero gute? Nkijya muri Isiraheli ubwa mbere numvaga umuyisilamu cyangwa umwarabu tutakwicarana, numvaga ari nk'abantu babi ukurikije uko Bibiliya dusoma ibisemura.
ariko nyuma nagiye gusanga bikurikije ku bayuda ndetse b'abagide twagendanaga nabo, batwerekaga yuko abisiraheli bose, abapalesitina n'abisiraheli ari bamwe. Bigaturuka hehe rero? Nk'uko mubizi, umunyarwanda afite umugani aca akavuga ngo habyara imfizi. Ubwo bivuze iki rero? Iyo tugiye kureba mu mateka ya Isiraheli usanga Aburahamu, nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice 12, Aburahamu ahabwa igihugu aricyo Isiraheli. Imana imubwira ngo va mu gihugu cya so na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka. Icyo gihugu rero Imana yamweretse aricyo gihugu Isiraheli. Isiraheli ayibamo ari naho yaje kubyarira abana babiri, umwe ni Ishaka undi ni Ishimayeli. Noneho abava mu muryango wa Ishimayeli bitewe n'amateka muzi tuzavugaho mu minsi iri imbere, uburyo Agayi yahungishije cyangwa yagendanye n'umwana we ariho yahungiye mu bihugu nanone Aburahamu yari yaravuyemo. Ibyo bihugu bikaba ari byo byavuyemo abo bana benshi abo twita Abarabu. Noneho uyu mwana wa kabiri ari we Isaka ubyarwa na Sara, akaba ari we wavuyemo abo bana b'imiryango igeze muri 12 nk'uko tubibona uhereye kuri Isaka na Yakobo. Iyo miryango 12 ihabwa igihugu cya Isiraheli. Iyo ugiye kubireba mu mateka usanga rero abo bana bose bahurira kuri Aburahamu, bagahurira no kuri bwa butaka uyu munsi twita Holy Land, cyangwa ubutaka bwitwa ubutaka bwejejwe, bitewe n'uko hari amateka y'abahanuzi benshi batandukanye n'abavugabutumwa bagiye bahaboneka nk'aba Paul, nk'aba Petero, aba Stefano n'abandi bantu benshi babonetse muri Bibiliya, igitabo dusoma gitagatifu, ndetse na Kuruhani, benshi babonetse muri icyo gihugu cya Isiraheli. Abandi bagenda bavuga ivugabutumwa rikajya muri ibyo bihugu bitandukanye bya Isiraheli by'Abarabu. Ubushyamirane rero bukomeye cyane kandi bukaze ku rwego rwo hejuru buboneka mu Barabu, buboneka mu Bayuda, bushingiye kuri Palesitina rero, Abapalesitina nk'uko nabibabwiraga, uyu munsi ni agace ushobora kuvuga ngo ni igihugu cyigenga, ariko icyo gihugu kikaba uyu munsi kiri mu maboko y'Abisiraheli. Abisiraheli nibo bahereza ako gace k'Abisiraheli k'Abapalesitina amazi, umuriro. Iyo babishatse bashobora kubakupira umuriro, iyo babishatse bashobora kubakupira amazi. Ako gace k'Abapalesitina nk'uko mbibabwiye karimo ibice byinshi bigenda biboneka muri Bible, muri Bibiliya, kandi bikagaragara ko cyahoze ari Isiraheli. Ariko nk'uko mubibona uko bagenda bakora intambara ziri ku rwego rwo hejuru, niko ibihugu biza bikabumvikanisha, ariko bikabumvikanisha nanone bafite aho bahurira, nk'uko nari maze kubibabwira muri iyi video cyangwa muri iyi audio, ko bahurira ku mugabo witwa Aburahamu washatse abagore babiri, ari bo Agayi n'uwitwa Sara. Ariyo mpamvu munabibona mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe, kenshi abana bakomoka ku mugabo umwe ariko bava mu badamu barenze babiri, usanga kenshi bashaka ibikingi bya se kandi bikabatera amakimbirane. Ariko ayo ku rwego rw'Abayuda n'Abapalesitina ari ku rwego rwo hejuru. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, uko bagenda barwana, niko ibihugu biza, UN n'ibindi bihugu bikabumvikanisha, bikabereka ko agace kamwe ari akaba, Abapalesitina bakagatwara, ariko ako gace kari kuri Isiraheli. Nk'ubu urugero naguha kuri wowe wumva iyi audio warashoboye gukandagira mu gihugu cya Isiraheli, urugero naguha ni agace kitwa Bethlehem.
Betelehemu ni agace kaboneka ku mpande ebyiri, uruhande rumwe rurenda kwegera New Jerusalem, urundi ruhande rukaba rwenda kwegera nanone agace kitwa umujyi wa Yerusalemu wa kera. Betelehemu rero muri Bibiliya nk'uko tubibona mu mateka niho umwami wacu Yesu Kristo yavukiye. Betelehemu ukaba ari umurwa w'amateka. Dawidi niho yari ari muri iyo misozi, ariko akavayo akaza ku musozi witwa Siyoni wegeranye n'umusozi witwa Moriya. Noneho aho niho yajyaga afata inanga agacuranga ku musozi wa Siyoni cyangwa wa Zayoni, icyo washaka wacyita icyo, ariko yavaga ku musozi witwa Betelehemu. Betelehemu uyu munsi ikaba ibarirwa mu maboko y'Abapalesitina, ariko nk'uko nari maze kubibabwira, Abapalesitina aho bari, ibice byabo nubwo bavuga ngo ni igihugu cyabo baragifite, hari ubutaka buriyo Abisiraheli bagiye bubakayo amazu bakayubakira Abayuda, hakaba umudugudu w'Abayuda. Ndetse aho nakubwiraga Betelehemu hari urukuta runini rurerure rwubatswe mu rwego rwo kugira ngo bahoshe amakimbirane. Abaturage bahariya muri Palesitina bahabwa uruhushya n'Abisiraheli kugira ngo baze muri iki gihugu cya Isiraheli cyangwa aka gace ka Isiraheli. Nk'uko turimo kubibabwira, ahanini cyane agace tudakunze kugeramo muri icyo gice cya West Bank ni agace kitwa Gaza. Gaza niho haboneka nk'icyicaro gikuru cya Hamas cyangwa Abapalesitina aho baba bari, ariko nubwo bari aho ngaho, nanone Isiraheli irabakontorora mu buryo bw'indege, radari n'ibindi byinshi. Ntabwo bafite ubwigenge bwinshi buhagije nk'aba nyiri igihugu cyitwa Palesitina gikontororwa na Isiraheli, kubera ko ibice byinshi byagiye byiyomora kuri Isiraheli, kandi Abayuda bakaba bagendera kuri Bibiliya ndetse bahuriyeho n'Abayisilamu cyane isezerano rya kera, ari naryo ribereka mapu cyangwa imipaka yabo. Ubwo rero nubwo Abapalesitina bari muri icyo gihugu cya Palesitina, Abayuda bumva naho ari iwabo bikurikije amateka n'ibikingi by'abasogokuruza babo. Inshuti urimo kumva kino kiganiro cy'amateka ya Isiraheli hamwe nanjye Pastor Satade Ntambara Innocent, nk'uko nari maze kukubwira, wasuye igihugu cya Isiraheli inshuro zigeze muri 24 nsura icyo gihugu. Ni ukuvuga hari icyo nakubwira bijyanye n'icyo gihugu nk'uko ndimo gukomeza kubikubwira. Uyu munsi rero Isiraheli kakaba ari agahugu gato nk'uko natangiye mbibabwira, kagizwe n'abaturage bashobora kuba ari miliyoni nk'umunani n'igice, ariko babaturage nyabo wavuga ngo ba nyiri igihugu bagikunda, batakigambanira, batakivuga nabi, bakibonye bibagoye barushye, kandi ari impunzi ziturutse hirya no hino ku isi, akaba ari miliyoni zigeze hafi muri 4 n'igice. Nk'uko nari maze kubikubwira, abandi miliyoni 3 hafi n'igice ni Abarabu bari ku ruhande rw'Abapalesitina, ariko bakaba batuyemo imbere muri Isiraheli. Abandi nabo twavuga bagiye bava mu bindi bihugu bakaguma muri Isiraheli badashaka kuvayo, nabo bakabona ubwenegihugu n'aho batura. Inshuti wowe urimo gukurikirana kino kiganiro, nk'uko maze kubikwereka, abaturage ni bake, ubwo twabara nk'aho ari miliyoni gusa 4 n'igice, ariko nakubwira ko zifite imbaraga. Igihugu cyabo ni igihugu cyubakitse kandi gikomeye cyane. Isiraheli ni agahugu gato, abaturage bato, ariko gashobora kuba kavamo abanyabwenge ku rwego rw'isi. Hari aho navuga, ariko umuntu yavuga ngo nawo ntiyahareka bikurikije abagide uko batubwiraga. Ni agahugu gato, ariko nanone gafite abaturage bagakunze cyane, kandi bagizwe n'urwego ahanini rw'ubutasi. Ni ukuvuga ngo imbaraga zabo ahanini zishingiye ku butasi. Ujya gutera igihugu cyabo bamenye aho uturuka. Aha bivuze iki?
kari mu bihugu birenze 4 ariko bikikije Israheli, byose biri kuri uru ruhande rwo nababwiraga rw'Abapalestina. Ibyo bihugu ni ibihe rero? Ushobora kuba wifuza kubimenya. Kari hagati y'ibihugu ibi bikurikira: igihugu cya mbere Lebanon ni kimwe, igihugu cya kabiri ni igihugu cyitwa Siriya. Siriya uyu munsi Abisiraheli bakaba baranagiyeyo, biha ububasha n'imirwano myinshi. Mwagiye mukurikirana amateka y'isi, aho bagiye bagira imisozi imwe bafata ndetse bagahingayo n'imyaka yabo cyangwa ibihingwa byabo kuri iyo misozi. Nagiriwe amahirwe kureba iyo misozi ubwo twazamukaga, ngira amahirwe yo kujya mu mpinga y'umusozi witwa Herimon Mountain, aho uba ureba imisozi ya ba Mowabu, ukareba imisozi itandukanye ikomeye iri mu gihugu cya Siriya, ariko Abisiraheli bafashe imisozi ya ba Mowabu n'indi misozi itandukanye. Inshuti wowe unteze amatwi, ibyo ni ibihugu bibiri nari maze kukubwira, Lebanon ndetse na Siriya. Iyo ukomeje hari ikindi gihugu nanone nakubwira ngo nacyo cyumvikana cyane n'Abapalestina kurusha uko cyumvikana n'Abisiraheli. Icyo gihugu kikaba ari igihugu cyitwa igihugu Kingdom Jordan. Kingdom Jordan nacyo ni igihugu gikomeye cyane. Iyo ukivuyeho icyo gihugu cya Kingdom Jordan, uragenda nanone ukareba ikindi gihugu gihana imbibi na Israheli. Icyo gihugu kikaba ari igihugu cyitwa Misiri. Misiri ikaba igizwe n'ibihugu twavuga n'ibice bibiri. Igice dushobora kuvuga ngo gishobora kuba cyegereye Israheli, kibarizwa mu gace ka Aziya, aricyo cy'imisozi irimo nk'iriya misozi mujya mwumva ngo ubutayu bw'imisozi, ubutayu bwa Sinayi, bugufi y'inyanja yitwa Red Sea. Hariyo imisozi ya za Sinayi n'indi misozi itandukanye yaho. Hanyuma igihugu cya Misiri ni igihugu kinini cyane, gifite urundi ruhande rwenda kwegera Khartoum muri Sudani, ariho bita Cairo. Ntabwo ari kure uva Cairo ujya Khartoum muri Sudani. Cyo cyegereye rero Afurika cyane. Hakaba hari n'umugezi uva hano muri Afurika, nk'uko mubizi mu mateka, umugezi wa Nile uva, isoko yawe iri hano mu Rwanda, ukamanuka ukanyura mu bihugu bitandukanye, ariko ugafungira mu gihugu cya Misiri. Amazi y'umugezi wa Nile barayakunda cyane, kuko usanga muri Cairo ari amazi abagize cyane. Cairo nahagenze inshuro zigeze mu 9. Dukomeze ku gihugu cya Israheli. Ubwo nari maze kubereka ikindi gihugu cya 4 aricyo Misiri. Igihugu cya 5 ni Saudi Arabia, aho mujya mwumva abayisilamu bajya hitwa Imaka. Ibyo bihugu rero iyo ubishizeho igihugu cya Palestina, kikaba ari igihugu cya 6. Ibyo bihugu ntabwo byumvikana na Israheli, ahubwo byose bihuriza hamwe na Palestina. Unshuti unteze amatwi kandi urimo kunyumva, kubera ko Israheli izi ngo ikikijwe n'ibyo bihugu byose, kandi ubwumvikane bukaba ari buke. Inshuti yanjye, niyo mpamvu bafite ibyo kwirinda n'urwego rw'ubutasi rukomeye cyane. Ni ukuvuga baterwa bamenya aho umwanzi aturutse, bafite ubwirinzi bukomeye. Ni agahugu gato. Ibyo bihugu byose nk'uko nari maze kubibabwira, ni ibihugu binini. Kimwe muri byo uretse Palestina, kimwe muri ibyo bihugu 5 nababwiraga, bikaba bikubye inshuro nyinshi igihugu cya Israheli mu bugari, mu buryo bw'ubuso. Ariko ibyo bihugu byose nk'uko nari maze kubibabwira, bikaba byubaha kandi bitinya Israheli. Ntibabane kubera ko bakundana, ariko bakabana ko bazi ko Israheli ibarusha imbaraga. Kubwo kwikanga umwanzi waturuka muri ibyo bihugu, iyo intambara yabaye, Israheli rwose irihemura ku rwego itanga isomo, ivuga ngo ntuzamenyere n'umuturanyi wawe
nabigerageza bizamugendekera gutyo. Hari igihe kimwe twari turiyo, umuparasitini umwe aratubwira ngo niyo dufashe amabuye tukayarenza iki gikuta dutera muri Isiraheli iraduhana bikomeye cyane, iduteramo ikibombe. Ikibombe kikaba ari icy'ubumara, kikica abadamu, abana, abagabo, abagore bose. Inshuti yanjye unteze amatwi, iyo ugeze kuri tere hariya ugira kumva agahinda n'umubabaro k'aba bantu, kuko nk'umwe mu bo twari kumwe nabo yatubwiraga ngo nubwo turi muri Palesitina ariko ntabwo turi mu gihugu, nta n'igihugu dufite, ahubwo turi muri gereza ngari, gereza nini. Inshuti yanjye unteze amatwi urimo gukurikirana kino kiganiro ku mateka ya Isiraheli, nagusabaga ngo uyu munsi ngarukire hano mu mateka ya Isiraheli, ngusaba gukomeza gusengera Isiraheli kandi muri rusange n'isi yose. Muri abo Barabu harimo abo twasanze ari naho haboneka ubukirisitu bukomeye cyane bwumva umwami Yesu, ariko abayuda bakaba bahagaze ku ijambo rivuga ngo Mesiya uzaza ryari. Mu bundi buryo abayuda nyabo ntago bemera ko Yesu yaje, ahubwo bumva ko ari umwana wa Mariya na Yosefu wabayeho. Inshuti yanjye unteze amatwi, iyo ugeze mu bice bya West Bank birimo Abarabu, nimwo ushobora gusanga ahubwo abemera Bibiliya abakirisitu. Urugero ni uruhe? Igihe twari ku rusengero rwubatswe n'umwami Salomo, jyewe ubwanjye Pastor Satade Ntambara Innocent nagezeyo mba excited cyane mu gusenga, nerekeje amaboko yanjye kuri urwo rukuta, nafashe Bible nyishyiramo passport yanjye, hanyuma ndambika hasi ntangira gusenga kuri urwo rukuta rw'ibisigarizwa by'urusengero rwubatswe n'umwami Salomo. Ariko nagiye kuva mu gusenga nsanga Bible bayitwaye, ariko pasipoti yanjye yasigaye. Mbajije umugidi cyabaye, kuko we ntabwo twari kumwe nawe, arambwira ngo Bible hariya abayuda ntabwo bazemera, ahubwo bemera umuzingo w'igitabo cy'isezerano rya kera, ni ukuvuga isezerano rishya ntabwo baryemera abayuda nyabo. Ni muri urwo rwego ngusaba wowe, niba usengera Isiraheli na bariya Bapalesitina, ubasengere bose, Imana irabakunda. Gusa tugiye mu isezerano ry'Imana, tubonye mu itangiriro ibice 12 duhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri tugakomeza, Imana iravuga ngo uzasengera icyo gihugu cya Isiraheli Imana izamuha umugisha. Inshuti unteze amatwi, iyo ugiye ku murongo wa 12 muri icyo gice nari maze kubabwira, haravuga ngo uzavuma Isiraheli nawe Imana izamuvuma, kandi uzahesha umugisha Isiraheli nawe Imana izamuha umugisha. Niyo mpamvu dusanga abasomye isezerano rya Bible, isezerano rya kera rya Bible n'isezerano rishya rya Bible, usanga bakunda mu kwibanda mu gusengera Isiraheli, ndetse banavuga ngo Imana ya Isiraheli. Inshuti yanjye, iki cyumweru iminsi 3 ibanza muri audio, nanjye Pastor Satade Ntambara Innocent tuzaba twiga amateka ya Isiraheli. Ejo tuzongera twumve kuri iyi gurupe, twumve ikijyanye n'umusozi wa tuzaba tuvuga ku misozi 3, umusozi wa Siyoni, umusozi wa Moriya, ndetse n'umusozi wa Erayoni. Ibyo rero ni imisozi iri mu murwa wa Yeruzalemu. Uyu munsi ntabwo tuvuze cyane kuri Yeruzalemu, turaza kuyivugaho ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza kandi murushaho gukurikirana amateka ya Isiraheli, ahanini mwifashisha igitabo cyera ariyo Bible, ndetse munifashisha
ikoranabuhanga ryamaze kuba rinini, aho ushobora kujya muri Google wifuza amateka ya Israel ukaba wayabona wifashishije Google, hanyuma ukabona byinshi ku bijyanye na Israel mu gihe smartphone yawe ishobora kuba irimo internet. Imana ibaha umugisha, wikwibagirwa ko jye urimo kubaha amateka ya Israel maze kujyayo inshuro zigeze muri 24. Mu bundi buryo nanjye naba umugide wawe kukubwira amateka ya Israel biturutse mu byo dusoma, mu byo narebye n'amaso yanjye, ndetse n'ibyo nabwiwe n'abagide. Tuzagenda tuvuga igice kimwe ku kindi. Ejo tuzavuga ku murwa wa Yeruzalemu, tuzongera tuvuge Karumeli, tuvuge Tiberiya, tuvuge ibice byinshi. Ubu ngubu yari introduction y'igihugu cyose muri rusange, picture yacyo. Icyo tutavuzeho ni umurwa wa Yeruzalemu, ariko umunsi w'ejo tuzaba tuvuga kuri uwo murwa wa Yeruzalemu, twongere dusubire tuganire kuri Tiberiya, tuganire ku misozi ya Samariya, tuganire no ku misozi ya Yeriko. Wowe uri kuri iyi groupe urahirwa koko ushobora kuba wumva kino kiganiro cya Israel. Wowe ariko iyi audio ni kubera nziza, wayoherereza n'abandi batandukanye. Amazina yanjye ni Pastor Satade Ntambara Innocent. Ukeneye kumenya byinshi muri byo, ushobora kumpamagara kuri 0788 58 70 61. Ndayisubiramo 0788 58 70 61. Ushaka kundeba amaso ku maso, ushobora kujya kuri YouTube Kunda Igihugu TV ukayisacinga, Kunda Igihugu TV, ugashobora kuba wandeba amaso ku maso. Ubu urumva ijwi ariko ukeneye no kundeba ku mashusho binyuze kuri iyo YouTube yitwa Kunda Igihugu TV. Shalom, bye.